ashegesha imitekerereze y'abanyafurika. Honorable Senateri Dr. Emmanuel Havugimana arakoze. Honorable Tito Rutaremara kuko abivuze neza. Uri uretse Ethiopia na Liberia koko Liberia nayo nyine cyari igihugu mva n'iryo zina Liberia ni liberté ubwigenge ni izina bahimbye. Kapitale bayita Monrovia. Monrovia bahereye ku izina rya president wari bahawe ubwigenge w'umunyamerika witwa Monroe, niyo bitiriye uwo mujyi. Kimwe n'iruhande muri Sierra Leone bivuga la montagne du lion, umusozi w'intare mu rurimi rw'aba Espanyol. Naho kapitale bayita Freetown. Freetown umva si Kinyafrika, ni Icyongereza kivuga ngo umujyi wigenga. Uretse rero nyine Liberia n'iyo Freetown na Sierra Leone bazanyemo abacakara na Ethiopia, ahandi hose bwari ubukoloni. Gusa kugira ngo abadukurikira babyumve neza, ubukoloni bwara nk'ibice navuga nka bitatu. Hariho koloni abazungu batashaka kuza guturamo, bakabishakira amabuye y'agaciro n'ubukungu bwose bushobora kuhaboneka akabitwara iwabo. Nko muri Congo Kinshasa, Congo zombi, Central Africa n'ahandi, abafaransa ntago bigeze bagira icyo bita colonie de peuplement, kiretse muri Algeria. Izo zari koloni zigomba kubaho umutungo kamere uteza imbere ubukungu bw'Ubufaransa. Algeria yo yari colonie de peuplement, no kuvuga ahantu abafaransa bagomba kwimukira bakahatura hakaba mu Faransa. Ubufaransa bwari kuri ministère de l'Intérieur, no kuvuga ministère y'ubutegetsi bw'igihugu, mu gihe abandi bari kuri ministère des colonies, ministère ishinzwe amakoloni. Abongereza nabo Kenya yari colonie de peuplement, no kuvuga ko abanya-Kenya nako abongereza baje gutura muri Kenya nk'abaturage. Ariko Tanganyika ariyo Tanzania y'ubu, kubera ko bari barayiragijwe n'umuryango w'abibumbye, Abadage bamaze gutsindwa, n'Ubuganda ntabwo zari koloni zo kugira ngo bakuremo nyine wa mutungo kamere, ariko bataza kuhatura ngo hitwe mu Bwongereza. Kenya rwose bwari Ubwongereza pe, biranagaragara bari kundi ubutaka bwiza cyane bw'amakoro bwo munsi ya Kilimanjaro, munsi ya Mount Kenya. Mount Kenya ni ikirunga buriya cyazimye, cyahaye n'iryo zini igihugu Mount Kenya, yitwita Mount Kenya University. Burya ni ikirunga cyazimye gifite amabuye y'agaciro, nako gifite ubutaka bw'umukara nka buriya bwo mu birunga iwacu bwera cyane. Nuko ubwo rero muri make hakaba nyine izo ngizo zo gutwara ubukungu n'izo guturamo bakaba bene igihugu. Hakaba rero n'izindi nk'u Rwanda n'u Burundi, twebwe ntabwo twari na koloni y'Ababiligi buriya nuko tuba koloni Belge, ariko twari indagizo nk'uko Honorable Tito yabivugaga. Twitwaga ngo ni indagizo, ariko ntibyabuza gukora icyo bagomba gukora. Ariko ikintu amategeko kubahirizwa, bagatanga raporo ku muryango w'abibumbye basobanura icyo bakoze muri Rwanda n'u Burundi mu byerekeranye guteza imbere ubuhinzi, ubworozi, uburezi, amashuri, ibintu nk'ibyo. Bagatanga raporo mu muryango w'abibumbye, kubera ko izari territoire sous tutelle, bitandukanye na Congo Belge, Congo Mbirigi nta muntu bahaga raporo, cyari igihugu cyabo. Niki umuntu yavuga muri make sagiye muri urakoze cyane Honorable. Muri make Ladislas Ngendahimana wavuga ati ndi kumwe n'inararibonye zinararibonye kuko wabivuze, ariko warabikurikiranye cyane. Bisobanuye ko ubwisanzure muri abo banyafurika, yaba Honorable Tito yavuze, yaba na Honorable Havugimana avuze, ubwisanzure bw'ubwari ntabwo. Urakoze. Nta nubwo bavuga ko hari ubwisanzure, kuko buriya ntabwo ubukoloni ntabwo bwari urukundo. Ubukoloni ntabwo yari Caritas, ntabwo bari barazanywe n'ineza y'aho bagiye gukoloniza, bari barabigiyemo byose mu nyungu zabo. Icyo ngicyo cyo umuntu wavuga ngo ubukoloni bwari bwiza, njye ntabwo nakwemeranya nawe. Ni ukuvuga ngo ishingiro ry'ubukoloni mbere na mbere ni ugufata abantu ugiye gukoloniza ukabambura uburenganzira bwabo, ukanabambura ibyabo, none ukabyigarurira, ukabona kubategeka ibyo bagomba kuba byo. Ubukoloni ni ryo hame bwari bwubakiyeho. Kandi buriya ni no kureba ubukoloni ukuntu bwaje no kuba muri Afurika, ndetse si no muri Afurika gusa, nubwo yenda ibihugu byakolonijwe byinshi byo muri Afurika, ariko buriya no muri Aziya hari ibihugu bihari byakolonijwe nk'Ubuhinde, Syria za Singapore, hari ibihugu bihari byakolonijwe naho.
ubundi bihugu buriya byakoronije isi ni ibihugu byo mu Burayi rega kuko buriya na Amerika yarakoronijwe niyo mpamvu yaje kugira intambara y'ubwigenge nta na hamwe rero ubukoroni buriya bwabaye mu rukundo ngo uvuge ngo bwabaye mu nyungu z'abakoronijwe wabitekereza gutyo yaba gifite ikintu cyo kuba boshye mu mitekerereze ye. Icyo ni icyambere nuko ubukoroni mbere na mbere bwambuye abantu ubwisanzure bwabo bwamba n'abantu uburenganzira bwabo. Ariko usibye n'ibyo ngibyo yenda turaza yenda no kunabyo kubirebaho nuko n'icyo twita ngo ni umuryango w'abibumbye nawo ntabwo nawo washoboraga guha ibihugu bwigenge kuko n'ubundi nabyo ibihugu byashinzwe cyitwa umuryango w'abibumbye uyu munsi ni ibihugu byari byubakiye kuri mpatsi ibihugu yego kuko buri muryango w'abibumbye ubu ngubu turavuga ngo igihugu ngo kiri muri Loni ariko buriya Loni ijya gutangira yatangiye ari nk'umushinga w'ibihugu 4 mu 1941 ndetse natangiye ari umushinga w'ibihugu 2 yatangiye ari umushinga wa Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Perezida Roosevelt arimo kuganira na Churchill wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza bati nyuma y'intambara ya kabiri y'isi bizagenda gute. Aho ngaho ni naho ibintu byaje guturuka. Nyuma yaho haza kwiyongeraho Soviet Union ariyo yaje guhinduka nk'icyo twakwita Uburusiya bw'uyu munsi n'Ubushinwa. Buri Bufaransa mu bihugu byatangije n'Ubufaransa ntibwari burimo kuko bajya gutangira ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1942 bakora ikintu cyajwe kwitwa ngo ni United Nations Declaration. Ntabwo Ubufaransa bwari burimo hatangiye ibyo bihugu 4 Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza ni Soviet Union n'Ubushinwa. Ibyo bihugu nibyo byaje kwitwa ngo ni Loni. Nubwo turavuga ngo turi muri Loni ariko abantu tuba dukwiye no kumva impamvu ariko ibyo bihugu byose si ibyo nk'Uburusiya na Amerika kuko Amerika yo ikintu yarwaniraga buriya ahubwo yari ifite n'ahantu byari bizingiye buriya ku Burayi bwari bwarigaruriye amasoko ari nabwo bwari bwarakoronije. Muri urwo rugendo rwo gukoroniza rero Burayi buriya nibwo bwafashe ibyo bihugu byose bukigarura amazi bukigarura amasoko bukigarura n'abaturage. Itangazo rya mbere ryabaye nyine naryo ryaje gushinga Loni ni ikintu cyitwa Atlantic Charter. Atlantic Charter buriya ni ikintu gikomeye yaje kugenda haza gukurikira inama za Yalta inama za Cairo n'izindi ariko buriya Atlantic Charter yabaye ikintu gikomeye cyaje kugenda isi ya none dufite kuba iki kiganiro cyitwa isi ya none cy'ibirashimye kuko iryo tangazo ryo muri Atlantic Perezida Roosevelt wa Amerika na Churchill wayoboraga Ubwongereza nka minisitiri w'intebe ibyo baje kumvikana nibyo byaje kugena ukuntu isi ya none yubatse kubera yuko biriya inama zabaye ari za Yalta na Cairo Conference n'izindi zaje kubazo zarebaga cyane Uburayi n'Ubudage niho bari bahangaye kuko inama ya Yalta yavugaga ngo Uburayi buzabaho gute Ubudage tuzabutegeka gute haza no kubaho noneho n'ikibazo cy'Ubuyapani nacyo tutakwirengagiza. Ibyo ngibyo byose rero icyo nashaka kugarukaho nuko izingiro rya byose ndetse no muri ibyo ngibyo byose byavugwaga nta na hamwe Afurika yavugwaga kuko Amerika n'Ubwongereza bahuye Churchill na Roosevelt bavugaga bati nyuma y'intambara ya kabiri isi bizagenda gute isi tuzayitegeka gute. Bagiye Yalta batari ko nyuma y'intambara Uburayi buzayoborwa gute buzabaho gute. Noneho urumva aho ngaho hose nta hamwe Afurika yavugwaga ahubwo nanze kuvuga ngo Rwanda ariko nicyo nashaka kugaruka muri byose nuko mbere na mbere abo bose barebaga inyungu zabo ari nayo mpamvu aho bakoronije hose bagombaga gupfukirana bene gihugu. Imyaka irenga 60 irashize ibihugu bya Afurika bibonye ubwigenge ariko iyo narebye kuri uyu munsi usanga hari ibihugu bimwe na bimwe bisa naho bikiboshywe. Honorable Tito kubera iki ubukoroni nibwo usobanurwa ko bwari boshye cyane ibihugu bya Afurika ariko noneho wanarebana nyuma yabwo ugasanga ibibazo byinshi nta mutekano bifite nta mahoro bifite ubumwe hagati y'abanyagihugu bwarabuze no kubera iki urwo ruhererekane rwabaye. Kandi tubanze tuvuge ko ibyo bari babuze burya n'ijambo ubukoroni mu by'ukuri ntibivuga icyo rishaka kuvuga. Buryo ubukoroni ni ugufata abaturage bawe ukajya kubatuza ahandi aho bakahafata hakaba habo. Buriya mu by'ukuri Amerika Canada Australia
Argentine buriya niho bukoroni iyo rero bifashe icyo gihugu ubundi kuvuga ngo wagiye gutuzaho abantu bawe baba ari province yawe muri hamwe kuko abarabongereza kubongereza bwa Nyamerika n'abandi abazungu nyine baba bari hirya ni ubundi jambo bukoroni nuko burya bituruka n'igihe cy'abagereki bajyaga bubakaza bakafata abantu abagereki bakajya kubaka nk'imijyi ya Syracuse batwaye abagereki baraho bakahatura bakahaba ariko bakaba ari abagereki batora ndetse mu bugereki n'ahandi ibyo buriya difference bavuga batera na Amerika barakolonijwe ntabwo bakolonijwe ahubwo nyine muri ya system y'abongereza batuye hari ariko bakaza kuvuga batari kuko turi wacu reka kuki tukomeze tukaba province ni nk'ibyo ngibyo wenda ni nacyo gituma